Amazina yiswe n'ababyeyi ni Cyuzuzo Beyonce. Ni Cyuzuzo Beyonce, umufotogarafe ukomeye hano mu Rwanda, dore ko agenda akora ibintu bitangaje, dore ko agenda akora ibintu bikomeye hano mu Rwanda, bigatuma abanyarwanda bamwiyumvamo cyane. Ni nyuma y'uko yagiye akora ibitangaza hano mu Rwanda, dore ko agenda afotora abakinnyi bagiye batandukanye hano mu Rwanda, dore ko afotora mu bukwe ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Nyuma yo guca muri byinshi, ni nyuma yo gukora cyane akagera ku ntego ye, dore ko agenda yivugira ko byari bigoye kugera ku ntego ye, ariko yabashije kuba yayigeraho, abasha kuba yakora ikintu gikomeye cyangwa se yabasha kuba yazamura ibyamutungira umuryango nawe ubwe. Nk'uko agenda abyivugira, agenda avuga ati njyewe ubufotogarafe namufataga n'ibintu biciriritse, ati naje kumenya agaciro kabyo ubu, dore ko agenda avuga ati si ibyo gusa, uretse gukuramo ibyishimo byanagutunga, dore ko agenda akora ibindi byinshi bigiye bitandukanye, dore ko bagenda bamukurikira henshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, dore ko agenda akomeza avuga ati abanyarwanda ndabakunda cyane kandi nzakomeza mbahozeho umutima ndetse n'ubumuntu, nkomeze mbubereke, dore ko ari umukobwa ukunda kuba yisekera, ari umukobwa uhora wishimye, dore ko utapfa kumenya ngo yababaye cyangwa se yagize ibibazo. Ni umukobwa ukunda kuba ashimishije, dore ko no mu buzima busanzwe usanga nta kibazo cye, dore ko nta mutima mubi, dore ko agenda agira icyo afasha buri muntu umukeneye cyangwa se umugana. Nk'uko yagiye abyivugira, yagiye abwira abakunzi be ati njyewe ntabwo nshaje nk'uko mubikeka cyangwa se nk'uko mubivuga, dore ko bagenda bavuga ati uyu mukobwa tumuzi kera, ati uyu mukobwa ashobora kuba ashaje. Yabashije kuba yajya imbere ya kamera yivugira yuko afite imyaka 20 y'amavuko, ati rero ibyo byo kumbwira ngo ndashaje sinzi iyo mubikura, dore ko anavuga ati ndacari muto, ndacakeneye kwiyubaka. Nk'uko yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye, yavuze ko umusatsi we ugomba guhora usa neza kandi umusatsi we udahinduwe, dore ko afite umusatsi wa naturel, dore ko bagenda bamubwira ati kudashiraho ibisuko bimeze bite, agenda avuga ati oya umusatsi wanjye naco untwaye nzawureka uca, uzankunda azankundira uko ndi, dore ko agenda avuga ati n'ubundi uwankunda ntabwo yaba akunze umusatsi. Nk'uko rero mubizi, uyu ni Cyuzuzo Beyonce turi gukomeza kuvugaho, tumuvugaho buri kimwe cyose kimuranga, dore ko ari umukobwa wakuze cyangwa se wakuranye na mama we agenda amubwira ati mukobwa wanje, se ibintu byo kwirirwa urirukanka mu kibuga uzabishobora, cyangwa se nk'uko abakunzi be bagiye babimubwira bavuga ati se ntushobora kuba warwa hasi, ko mbona ugenda wirukanka mu kibuga, ati ntushobora kuba warwa hasi. Ariko nk'uko Beyonce we yagiye abyivugira, yaravuze ati ndi umukobwa wabashije kuba natera intambwe, dore ko ubufotogarafe bwari bumenyerewe nk'abantu b'abagabo, igitsina gore, dore ko ari bake bakizamuka. Ariko we nk'uko yabivuze, yavuze ati ugomba gukora cyane ukiremamo icyizere kuko urashoboye, ati nje size ubu nabonye ko buri umwe wese ashoboye kuba yakora ikintu cyangwa se ashoboye kuba yategura ikintu akakigeraho, ati cya mbere ni icyizere, ati ugomba gukora cyane kugira ngo uzagere ku byo wifuza, dore ko afite YouTube channel
ikiganiro bacita face of battle, dore ko atumira ibyamamare bigiye bitandukanye. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkumutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye.